nuko tuje kandi nuko tugarukanye na za modoka z'imiturika, tugarukanye na za modoka z'abajeje tafaranga, iyi bayita Toyota Corolla Coupe Automatique Single Door. Arakwereka imodoka, arakubwira ati imodoka narayiguze, ninjye wayitumirije, iyi modoka nagatangaza, ifite ikizu cyiza, barakwereka amapine yayo. Ariko ibi ni ibikiri kwera kuri Brashari TV. Arakubwira ati iyi modoka ntago yigize igwa, ifite ikizu cyiza. Ni itsinda rikomeye ry'aba Brashari, twakuzane imodoka y'agatangaza Toyota Corolla Coupe Automatique ku mafaranga miliyoni 5,200,000. No gukatura turakatura, no gukopa turagukopa. Rero imodoka ntuze ko wacikwa. Iyi modoka iherereye mu mujyi wa Kigali Kanombe. Iyi ni Brashari TV. Ndagushimiye, ndatekereza ko umeze neza kandi uri amahoro. Ndagushimiye ukurikiye Brashari TV, wowe wakoze subscribe, uri inshuti magara. Icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Washatse akazi urakabura, ufite amafaranga ushaka kuyabyaza umusaruro, inkunga ya mbere ni ibitekerezo. Aho ngaho ndagufasha. Bakwirukanye ku kazi baramaze, ikitakwishe kiguhindura umunyembaraga. Habura ukwezi kumwe ngo nsinye kontara, intebe nicaragaho bayicaje hundi. Umwana w'umusore ufite inzozi zo kuzagera kure kandi heza, mu gahinda kenshi n'umubabaro, nzinga ibikapu nderekeza. Niko gukora next. Ibikurikiye Brashari TV, Brashari Special Technician, sosiyete icuruza imodoka biri ku rwego rwo hejuru, kwamamaza biri ku rwego rwo hejuru. Ese koko ndabasha se cyangwa ndapacapaca? Duhamagare kuri 0784474223. Ndatekereza kumeze neza kandi uri amahoro. Ndagushimiye ukurikiye Brashari TV, wewe wakoze subscribe, uri inshuti magara. Imana izaguha umugisha. Icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka, ushaka muzabane neza. Nawe niba ukijya kuri Brashari TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajya uzibona. Aka ni ka kazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka. Nibisanzwe kuri mikoro ni Brashari, nigena Emmanuel. Huo ni wenye wewe kwita no kuri Brashari TV. Aka kanyi ko kubona Toyota Corolla Coupe Automatique Single Door ku mafaranga miliyoni 5,200,000. No gukatura turakatura, no gukopa turagukopa. Reba imodoka ntuze ko wacikwa. Ariko se koko ibi ni ibiki biri kubera kuri Brashari TV? Dufite imodoka nyinshi zitandukanye, nitwe dutunganya misoro, twatumwe kuri 98%. Dore ko guhera ku mafaranga miliyoni 1 kuzamura ubasha kubona imodoka y'agatangaza, imodoka y'umuturika, imodoka izahora mu ntekerezo zawe. Miliyoni 1 irahagize cyane. Ushobora kongera utuntu dukeya ukibonera imodoka, ugasezera kugenanyirwa n'imvura ya hato na hato. Dore kubona ko turi mu gihe cy'imvura. Iyi mvura itagwa, izuba riba biri gutwika kubita hasi hejuru. Barakwereka saro yayo, ifite saro nziza, ireba itekereze. Iyi ni Brashari TV. Nabwo ngo ni 0788474223. Izo nimero nishobora kuba waduhamagaraho ushaka imodoka yo kugura, cyangwa ufite imodoka ugurisha, ukaba ushaka amafaranga ku buryo bwihuse cyane. Ushaka amafaranga koko, n'ubundi ukene ufite itungo rikakugoboka. Dufite imodoka nyinshi cyane. Dufite Lava Phone model, dufite Toyota Corolla Coupe Automatique imiryango yose nk'iyi ngiyi. Dufite iyo bita macho yine cyangwa macho. Dufite imodoka, dufite utumodoka. Ndaguha imodoka itarambara plaque. Niba ushaka imodoka itarambara plaque, naho urayibona kuri Brashari TV. Ahantu uherereye hose ukaba uri mu Brashari, ntuze kuwacika. Aba Brashari mwe murabazi mwebwe, aba Brashari ahantu muherereye hose mujye mumenya yuko muri inshuti magara. Wewe ukoze subscribe kugira ngo umve neza ko kuba Brashari ko ari ibintu byoroshye. Niba warakoze subscribe amaze kwinjira mu itsinda rya Brashari, niba nkurikirana buri munsi wabaye mu Brashari, niba warakoze share, aha ngaha rero jya uhafata nko mu rugo, uhafate nk'iwawe. Ntukajye uvuga ngo nta bushobozi mfite ngo bwo kugura imodoka.
yes bucya bwitwa ejo wakwegukana akamodoka nk'aka nk'iyi. Iyi ni RAV4 nziza cyane, imodoka y'Uburayi ku mafaranga miliyoni 9 urabasha kwegukana iyi modoka. Ni RAV4 Nouveau model 2004 miliyoni 9 urabasha ko wayikona. Ngira ngo wayibona gihe dufite imodoka nyinshi, ntuze kuwamvuna, ntuze kuwamvangavanga utange nkoze hirya. Nuza kugura imodoka kuri Brashari TV uzumva utuje nk'umwana ujya iwabo, kuko uhafate nko mu rugo. Ahangaha si iwanjye ni iwawe, ujye wumva ko nyine ni iwanjye hakaba ni iwawe, ujye uhafata nk'iwawe nyine wumve wisanzuye. Reba imodoka barakwereka, imodoka bayita Toyota Yaris. Reba ni twa tumodoka Yaris, uratuzi se? Abenshi bavuga ngo wala ryohereje, wala ariko akimodoka urayizi, banza urebe uburyo ihagaze. Iyi modoka irashaka amafaranga miliyoni 7,200 by'amanyarwanda. Ni automatique iracyangishye, barakwereka ipine ryayo. Reba ipine, miliyoni 7,200 urabasha kwegukana iyi modoka rwose. Ni umuturika ndakubwiye, ni imodoka yagatangaza. Iyi ni modoka itangwa, ni imodoka ushobora kugura ukumva rwose utuje. Iyi modoka ni nzima ndabikubwiye. Iyi modoka ushobora gushyamo litiro ukazenguruka umujyi wa Kigali, washyamo ya kabiri ukikwita i Rusizi. Izi ni za modoka nziza cyane, kandi tuno tumodoka turakomera abagenzi. Utu tumodoka turakomera ndabikubwiye, utu tumodoka ni twiza cyane. Nabwo ngo ni amafaranga miliyoni 7,200. Mbona gusuhuza aba Brashari mwese, aba Brashari mu burasirazuba bw'u Rwanda, mu burengerazuba, mu majyepfo, mu majyaruguru, aba diaspora abari mu mujyi wa Kigali, mwe duhorana. Ese koko ndabasha se cyangwa ndapacapaca? Banyirukane kuri Brashari TV. Ese nibanyirukana uraza ko wampakaze? Ndabizi ko nkunda kandi uri inshuti magara. No kuri niyo mpamvu nanjye mpora ngusabira umugisha, nkakubwira ngo icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Reba imodoka bayita isa ntizize, ngareba kati imodoka. Reba imodoka, reba imodoka. Ntabwo ngo iyi ni Brashari TV. Reba imodoka iyi bayita Toyota Yaris Sedan ku mafaranga miliyoni 7,500. Miliyoni 7,500 urabasha kwegukana iyi Toyota Yaris Sedan. Ni imodoka yagatangaza. Ndagushimiye twabanye kuri Brashari TV, turi guteka imodoka zitandukanye, imodoka z'imuturika, imodoka z'abakimazi, imodoka z'abajejeta faranga. Nukuri uri inshuti imagara, iki umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka ushaka muzabane neza. Nawe niba ukijya kuri Brashari TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya nirika ku isoko zose uzajya uzibonera ku gihe. Tuzasura turi guteka imodoka ku isoko ibisanzwe. Imikoro ni Brashari, nijya na Emmanuel. See you, bye bye.